imuhengeri, kuko iyo si yari idafite ishusho yari ifite n'amazi. Iyo si yariho idafite ishusho yari ifite n'amazi, yari covered amazi, yakuwe mu mazi nayo ubwayo. Reka tugende twumva ibyo bintu, turagenda tubyumva tubigibwina, wa mugani wawo uvuga ngo ibwino. Tutangiye kwinjira rero no kumvamo bike kugira ngo tugendane. Nzavuga detaye ya buri kantu kose. Nzavuga umwijima igisobanuro, ngomba no kugaragaza umucyo ya parti ya kabiri, ngomba no kugaragaza iby'amasaha 24. Mvuga siyanse aho ihurira na Bibiliya. Donc abatemera twavuze ko harimo ubumenyi bwinshi, harimo donc tutangiye kwinjira rero mu cyo bita allegory cyangwa se cyo twita langage image. Iyo dukoresheje terme yitwa langage image, ni ukuvuga ngo Bibiliya iteye ityo mu cyo bita langage image. Ni imvugo shusho igomba. Tugarutse mu gace ka 5. Reka dushimire abakoze subscribe. Ushobora no kuba wumvisha aka gace utarumvisha akabanza, wajyayo hari ukuntu bigenda kuri YouTube rimwe na rimwe, reka nkoresha ikinyarwanda, ukaba wabona video ariko utazi iyabanje. Noneho iyo bibaye byiza usubira inyuma ukajya kureba. Ngira ngo ndaza kubakorera playlist ku buryo umuntu ari buze kubona iya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane, iya gatanu uko zikomeza. Ndashimira Pastor Kizibera, nge Ndikuzo Emmy. Ukore subscribe, ukore like, share ndetse na comment. Data turagushimye ko ngiye kudundi munsi udasanzwe habwa icubahiro. Aka ni akandi gahe kadasanzwe nishimwe kuko turi amahoro. Hari ubwo abantu batubwira gushima, ariko twebwe imitima yacu tubwira iki? Bishingiye ku muremyi wacu waturemye muri twe, uvugana natwe. Ntibirindira ko haza undi muntu twigisha gushima. Reka imitima yacu ishime kuko turi amahoro. Bana natwe muri iki kiganiro, benshi bagikurikiye bungukiremo ubumenyi mu izina rya Yesu, amen. Mushumba Philibert, twari kumwe ubushize tureba uku guturika gukomeye siyanse ya prove ariko Bibiliya itaprove. Winjiyemo neza rwose, ariko turakomeza tureba nicyo tuvuga, ibyo Bibiliya yerekana, kuko ntekereza ko ari nacyo abantu baba bifuza kugeraho, kumva icyo Bibiliya yabivugaho, aho ihurira na siyanse. Bibiliya aho ihurira na siyanse, ibyo abantu barabikeneye rwose. Kandi no kugira ngo ba bantu bitwa ko ari abakozi b'Imana, baba pasiteri bigisha n'abandi, bajye bagaragariza abakristo ijambo ry'Imana rivuga, kugira ngo abantu bave mu rujijo. Kuko ni n'ikibazo gikomeye tubona mu matorero, kuko ntibigisha ahubwo barabwiriza kenshi. Kikabera abakristo rero umutwaro munini cyane wo kutamenya ibiri muri Bibiliya uko biteye. Kandi Imana yarabihishuye, biranandikwa kugira ngo buri muntu wese uvuga ko ari mu itorero yige. Twigize dusenga cyangwa se tunasenga tujiste tunavuga, ariko iby'Imana yifuza ku bantu bayo ko yanashyizeho ministeri zigeze kuri 5. Ebyiri nibandaho. Aha bamwe kuba bavuga butumwa, abandi kuba bigisha. Ariko twagera kuri ministeri yo kwigisha, ministeri de l'enseignement, tukayicishaho akarongo mu matorero kandi hafi ya yose. Ayigisha ni makeya. Ni ikibazo rero. Amvu twaciye hano. Mboreka twikomereza. Twari tumaze kubona yuko muri siyanse yari itangiye igira ikivuga. Ngo certains commentateurs estiment qu'il y a un sort, batangiye gutanga ibisubizo byabo. Temporel important entre le verset 1 et le verset 2. Niko bavuze. Hanyuma ibikurikiyeho. D'après eux, nyuma y'ibyo, dans cet intervalle, une grande catastrophique, cyangwa navuga ngo iri catastrophe, aurait plongé la création parfaite. Yego, niko bavuze. Bavuze yuko inyuma y'iryo turika haje kuboneka ibintu byavuye muri rya turika, ariko byaturutse mu kintu bita
peninsula ni ikintu kimeze nk'ikirwa, ni ikirwa ni kiri hagati mu mazi muri Aziya nibyo. yes Peninsula. peninsula ni ikirwa cyaje kuba cyarabonetseho utuntu twinshi twaje kubyaramo iturika rihambaye, noneho hakaza kuvamo inyamaswa, hakabaho icyo bita evolution des choses de l'eau des hommes encore, icyo bise Bibiliya yita evolution, ariko si Bibiliya gusa, icyo bita evolution de l'homme, iyo ni science. Noneho bakayita science atheisticale. Atheisticale ni ukuvuga ngo ni science ihakana, ni ihakana cyane, ihakana mana, Ihakana Mana. yego. Hakabaho n'icyo bita science theisticale nanone, cyangwa theiste. Iyi science yemera iby'Imana, ifite ibyiri butwereke nayo, turayibona. Yego. Noneho akakarangiza baravuga ngo d'après eux, dans cet intervalle une grande catastrophique, hahandi twabonye iturika rihambaye, on est plongé la création parfaite, nk'uko babivuga, dans la sheol, cyangwa se tuvuge dans le chaos. Donc iryo turika rihambaye niryo ryavuye muri ya kawo, cya kindi twise ikintu kitagira isura, twigeze twabisoma muri Bibiliya, Kidafite ishusho. kidafite ishusho. Nicyo bavuga abangaba, donc mu cyo bita evolution theisticale cyangwa se evolution de l'homme. Bashatse, iyo bavuze evolution de l'homme baba bashaka kwerekana ko umuntu yavuye mu nyamaswa. Bavuga ko habayeho espèce des animaux runaka zari zimeze ukuntu, noneho zigenda zororoka ziza kuvamo n'umuntu. Tukibaza tuti kubera iki none izo nyamaswa zitakomeza kubaho ngo zigaragare, cyangwa se umuntu ngo yongere kubyara inyamaswa encore. Ibyo ni ikindi kibazo. Noneho hepfo bakavuga ngo cependant la syntaxe hébraïque ne soutient pas un tel point de vue. Niko turangije kuri ako kakabanza. Nyamara cependant la syntaxe hébraïque ne soutient pas un tel point de vue. Mu busobanuro, mu bushakashatsi bwimbitse bw'iyi syntaxe hébraïque, aho ibintu byagiye bituruka bakora ubushakashatsi bw'ibijyana n'ibya Bibiliya, byerekanye ko hariho amasiyanse yavuzwe, harimo n'iyi bise science atheisticale, ariyo yavuyemo icyo bita atheisticale. Biba bishatse kuvuga abantu batemera iby'Imana, science ituruka ku by'Imana. Bo bemeje yuko habayeho ya big bang, havamo iturika, havamo ibintu bigiye bitandukana, noneho havamo icyo bita evolution de l'homme, umuntu nawe aza kubaho ariko aturutse muri espèce des animaux. Kirumvikana icyo? Abantu batwumve gutyo. Ndimo ndihuta nshaka kugira ibyo garagaza. Ukiri aho, reka turebe space nk'uko wari uyivuze. Uku guturika kwa big bang kuko nini kwabayeho, havuyemo ibintu, hakavamo ibintu byinshi, like niho haturutse ibi twita planete. En fait niho havuye isanzure, nicyo cyavuye science. Niba kuko hari ikintu science iribuze guhuriraho na Bibiliya, niba turi ku isi ariko hari indi mibumbe tubona igaragiye izuba, twize muri geopolitique. Twebwe aho turi ubundi science yerekana ko isi yacu turiho iri ku mwanya wa gatatu mu za galaxy. Niho nshaka kumenya. Ibintu tubona bigera kuri 10 n'ibindi, ariko iyo barabanje kutwerekana 9. Noneho twebwe aho turi tukaba ku mugabane wa gatatu kuri galaxy yacu yitwa isi. Ibyo ndabyumva, ariko science irabyaprova na Bible ikabyaprova.
Yes, Bibiliya iyo itwereka ubundi buryo ikagenda itwereka iremwa uko ryagiye ribaho turanabibonereka. tuzabona uko iyo mibumbe yindi yagiye ibaho igaragiye izuba. Iyo mibumbe yindi turabanza tuyishakire turebe icyo siyansi bivuga tuze no kureba na impamvu nayo nkibajije nagira ngo menye yose yaturutse muri uko guturika guhambaye. Uku guturika guhambaye nicyo bavuga bo, nicyo siyansi ivuga ivuga ko habayeho guturika guhambaye kukabonekaho imigabane, ndetse na n'uyu munsi wa none siyansi iragenda ivumbura indi migabane itari isanzwe isi. Bibiliya yarayivuze, kuko impamvu rega nkutinza aha no kugira ngo abantu badukurikiye baze kumenya Bibiliya na siyansi. Sero ya Bible ni sero ya siyansi ni bihurira he? Ariko impamvu ndi kubikubwira hari ibindi tuzagarukaho kuri bantu bavuze bemera, hari abavuga monade, sibyo? Ibyo byose tugomba kuzabireba, ariko ibintu byose bihera mu itangira. Nuvuga abantu bari buze kutwumva mu itangira, ibizaba byiza bazumva ibintu binini bivunanye biremereye, ariko biri buze gucagurwa ibibaho umurongo uko bakwiye kwizera. Siyanse itwereka ko ibintu byavuye mu guturika guhambaye. Siyanse twita atheisticale cyangwa atheiste yerekana ko ibyo bintu, iyo big bang yavuyemo byinshi byose, ibyo tubona n'ibyo tutabona. Naho siyansi ivuga. Na kugeza uyu munsi wa none siyansi iragenda yerekana ibindi andi ma planete atarasanzwe azi. Rero tukavuga tuti ayo masiyansi yaba yaraturutse muri kwa guturika guhambaye. Noneho impamvu twe tuvuga dutyo nuko turi abateiste. Donc siyanse theisticale ifite ibyigaragaza n'ibyo mu ijambo ry'Imana. Hepfo batubwiye ngo noneho nubwo iryo bivugwa gutyo, kugeza ubu iya syntaxe y'Abaheburayo, bwa bushakashatsi bw'Abaheburayo tubona mu Giheburayo ndetse hakaza kuboneka n'Ikigiriki, mu bitabo n'ubushakashatsi mu byagiye biva muri za Qumran, ibindi bikava za Mer Morut, ibindi bikava partout hirya no hino aho bagiye babikura. Syntaxe hébraïque ntabyo irabihakana, ikavuga ko ibyo bintu atari ukuri. Ngaho nibyo yavuze. Noneho reka turebe twumve icyo ibintu bitatu rero tumaze kubona. Hari icyo bita syntaxe hébraïque mu bushakashatsi bwayo, yo igendana na Bibiliya. Noneho siyanse atheiste niyo abantu bahakana ibijyana n'iby'Imana na siyanse biblique. Bakavuga batyo ko ibintu byavuye muri big bang, mu guturika guhambaye kwaba kwarabayeho kera mu myaka noneho isi ikaba yaravuye mu mamiliyoni y'imyaka itambutse myinshi. Noneho rero twe turashaka gukomereza muri Bibiliya, twereka abantu kuri kwa Bibiliya, icyo Bibiliya ikigaragazana kuri siyansi. Ndagira ngo nkinjiremo n'akagaka ka kabiri tugiye kwinjiramo. Ubwo tugiye kukinjiramo turahera ahangaha, kuko iravuga ngo tugiye kwinjira twifashishije ya verse rero watangiriyeho wowe, kugira ngo turebe icyo siyanse ikivuga na Bibiliya. Ya verse ya kabiri reka nyisome, kuko wowe hari Bibiliya ufite aho. Yahasomera rero ya verse ya mbere n'iya kabiri. Bibiliya iravuga ngo Imana irema isi n'ijuru n'ibirimo byose. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri. Maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Ndagira ngo twibande kuri iryo jambo. Babanje baravuga ngo isi yari iriho ariko itagira isura, icyo bita le jour, bayita yom mu Cyongereza, mu Giheburayo
cyangwa icyo bita le vide informe. Icyo batubwiye hano twakomeje gusoma mu ijambo kivuga ngo ni chaos. Donc le monde tombe dans le chaos. Isi yari iri muri chaos, yavanywe muri chaos rero kubera iki? Ryari ku murongo wa kabiri. Umurongo wa kabiri ni wo waje gukura isi muri chaos. uvuze ngo umurongo wa kabiri uraza turawubona ukura isi muri chaos. Turabigaragaza duhuza Bibiliya na siyansi. Hasome bumve. Ikansuye inyuma ngo ndawumva neza mvuze ngo ndeka mbaze hagati Nushaka uhere no kuwa mbere. Hagati y'umurongo iwe ni ikibazo. Hagati y'umurongo wa mbere n'umurongo wa kabiri harimo passance, hariho umwanya, hari igihe runaka cyabaye. Yes, kirimo. Unoze base ya gihe twavuze kirekire kitazwe. Ntago kizwe. Wow, ako kantu ndakamenye. Nabadukurikira babyumve. Bivuze ngo okay, iki kiganiro ndi kugikunda noneho kurushaho. Uvuga ngo hagati y'umurongo wa mbere. Kuko wavuze ngo mbere na mbere. Yego. Imana yaremye ijuru n'isi. Yego. Ndahumva. Noneho ubwo stop. Yego. Ntabwo tuzi rero igihe cyabayemo ngo tugere kuri wa murongo wa kabiri ngo noneho tubwire ngo isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa. Umwijima wari muhengeri. Yego. Umwijima wari muhengeri. Turaza kure muhengeri. Muhengeri ni hejuru, donc entre hejuru y'icyo kintu. Imuhengeri ni hagati no gitwikiriye hose hejuru. Ni ukuvuga imuhengeri ni ijambo ry'ikinyarwanda, ni sense iri allegorique ariko yumvikana nanone. Imuhengeri ni ukuvuga ngo hose ugeze no hagati udahereye no ku ruhande. Donc yari kava y'icyo kintu cyose, umwijima. Okay. Nanone reka mbabwire n'abaduteze amatwi, tuziga umwijima, tuziga n'umucyo. Wanjyanye mu bintu birebire ariko bifite ubusobanuro n'ubuhanga birimo. Ndashaka ko tuzinjira muri iki kintu tukigaragaze, abantu bagomba kumva. Nta nubwo cyarangira none, ariko harimo ubumenyi bwinshi, harimo. Donc tutangiye kwinjira rero mu cyo bita allegorie cyangwa se cyo twita langage image. Iyo dukoresheje terme yitwa langage image, ni ukuvuga ngo Bibiliya iteye ityo mu cyo bita langage image. Ni imvugo shusho igomba gusobanuka, ivuga umwijima, ikavuga n'umucyo, ikaza no kuvuga cya gice cya gatatu cyitwa icy'amasaha 24. Okay. Twabibonye se? Okay. Niko icyo gice mu yandi magambo nigisha, iyo chapitre y'igice cya mbere irimo ibyo bice bitatu turimo kuvuga. Okay. Hanyuma pasteur. Yes. Hano tugeze kuri umurongo wa kabiri nyine turimo. Ariko ndashaka kunshagurira akantu kamwe hano kavuga. Kuko nge umaze kuryoherwa no gusoma Bibiliya. Yego, uraze wari waryoherwa. Ariko ikibazo ni kimwe nge mfite. Banza unyumve. Ndakumva. Ikibazo mfite kugeza ubu se nucangamo akantu wenda abantu batari bukunde, ariko kari budufashe kumenya. Nta kibazo kugira ngo turabizi ko kugeza uyu munsi hari abatemera Bibiliya. Babona n'ubwo indyoheye. N'iri jambo hejuru bavuga Imana cyangwa umuremyi create, hari benshi batabyemeranyaho. Ariko twe umurongo turimo no wa Bibiliya. Uzagira ibyazavumbura nyuma, it's okay. Ntacyo nabyo tuzabireba. Noneho hano ko havuze ngo maze umwuka w'Imana ari yindi yaremye yagendagendaga hejuru y'amazi. Tubonye umuhengeri, tubonye n'amazi. Yes. Imuhengeri kuko iyo si yari idafite ishusho, yari ifite n'amazi. Iyo si yariho idafite ishusho, yari ifite n'amazi. Yari covered amazi, yakuwe mu mazi nayo ubwayo. Reka tugende twumva ibyo bintu, turagenda tubyumva tubigibwina, wa mugani wawo uvuga ngo ibwino. Tutangiye kwinjira rero no kumvamo bike kugira ngo tugendane. Nzavuga detail ya buri kantu kose
nzavuga umwijima igisobanuro, ngomba no kugaragaza umucyo ya pariti ya kabiri, ngomba no kugaragaza iby'amasaha 24. Mvuga siyanse aho ihurira na Bibiliya. Donc abatemera twavuze ko anababita siyanse atheiste. Abatheiste, les athées, ni abahakana ibirimo yakozwe muri Bibiliya kuko batayemera ubwabo. Kandi niyo siyanse, iyo siyanse biblique ntayo bumva kuko batayizi cyangwa ntibayemera, bitewe nuko bari muri icyo bitabize ya Big Bang niyo babigishije mu ishuri. Ariko ibyo Bibiliya, iyi siyanse yitwa theiste, theisticale, ntayo bashyikira kuko batayifite. Okay, ndashaka ko tugenda gutyo. Yego, buhoro buhoro. None twinjiye ku murongo kuko twe ibyo tunigisha turabikura muri Bibiliya kugira ngo duhuze siyanse na Bibiliya. Ndetse niturinjira muri siyanse biblique, ndagira ngo tubyinjiremo gahoro gahoro. Twe tugiye ku murongo wa kabiri rero. Uwo murongo wa kabiri utweretse ko donc le Saint-Esprit il planait au-dessous d'eau. Umwuka w'Imana wagendagendaga hejuru y'iki? Y'amazi. Ibi bintu biravuga iki? Kuko ubwayisura y'isi yari iriho ariko itagira ishusho, ntiyabonekaga, yari yuzuye ari lampuri amazi. Niyo mpamvu bavuze ngo il était dans le chaos, yari muri chaos. Nubwo yari hari ariko nta cyayigaragaraho, nta sura yayo yabonekaga. Noneho rero dutangiye ubwo nicyo bise ngo ntiyagiraga ishusho, le vide informe. Ntabwo yagiraga ishusho, ibyo twabyumvise none. Ariko abatheiste bafite nibo bazanye icyo bita Big Bang, byaturika rihambaye, kuko Bibiliya yo ntibakorana nayo. Bavuze ubushakashatsi baba barikoreye ubwabo ku giti cyabo, babuhuriza hamwe kuko bayita ni siyanse ya evolution de l'homme, ya evolution athéiste, evolution athéiste. Niko abo bahakana ibyo siyanse biblique babivuga batyo. Ariko twe turashaka kureba icyo Bibiliya ivuga. Duhereye ku murongo rero wa kabiri, tugiye kumva ibikurikiraho. Ngiye gusoma ni siyanse ikivuga. Noneho ku murongo waho wa kabiri nakubwiye ngo turabanza twinjire mu by'amasiyanse agaragaza. Noneho nzasobanura umwijima, nsobanura umucyo, nsobanura n'iby'amasaha 24. Kuko Bibiliya igice cya mbere kibanza ni siyanse gusa yuzuyemo. Noneho baravuga batya: premier jour la création de premier jour la création de la lumière. Umunsi w'uwo wa mbere wo kuremwa k'umunsi, cyangwa se kuri uwo munsi wa mbere haremwemo n'iki? Umucyo, sibyo? Ariko ujye umfasha turebe cyaremwe mbere ni umucyo. Hanyuma umva uko bakurikira bavuga: le Saint-Esprit se mouvait, umwuka waragendaga, bakavuga ngo vibrer au-dessous de la terre, wagendaga ufite ibyo ukora hejuru y'amazi. De cette source toute la puissante d'énergie vibratoire naquille. Baravuze ngo ubwo umwuka yacagaho atembera agenda, ntabwo yapfaga yagendaga gusa, ahubwo yari afite ashaka gukuraho ya vide et informe, cya kintu kitagira ishusho kugira ngo gikurwe. Noneho hatangiye ikindi cyiciro cya kabiri. Noneho ubwo twinjiye muri iki cyiciro cya kabiri, dukuyeho icyo bita evolution athéiste, tuyishyize ku ruhande. Ubwo tuyishyize ku ruhande tugiye kwinjira muri siyanse biblique, ariyo twita siyanse theisticale. Uko ibintu noneho byabayeho bihura na ya syntaxe y'Abaheburayo.
ibyo yerekana. Noneho baravuze ngo le Saint-Esprit se mouvait, vibre. Kuvibura urumva icyo ari cyo? Ni ukuvibura. Twabyita iki kuvibura? kuvibra Kuvibura mu kinyarwanda ni ugutigisa. gutigisa Voilà, tugite gutigisa. Au-dessus de la terre, hejuru ya cya kintu cyuriho kisi, ariko hejuru yacyo hariho amazi. Hanyuma de cette source toute puissante d'énergie vibratoire nakil. No kuvuga ngo cyagiye umwuka yatemberaga yari ari mu kazi atangiye akandi kazi. Ni nabwo kugenda avibura haje kuvuka icyo bita amasoko, les sources de puissante d'énergie vibratoire nakil. Noneho izi energy ziri scientifique tuza kugaragaza zaratangiye zibaho. Energy ni imbaraga zirava mu isi rero zigiye kuva ku isi, turazibona izo arizo zaravutse. Izo energy turazibona, reka nkomeze nsome ngo les ondes de chaleur et de magnétisme. Les ondes de chaleur, onde urabizi wakorze ku maradiyo, ibyo bita les ondes courtes, uko zigenda zihita zikagenda ariko zatambutse zikagera insakaza amajwi n'inyakira amajwi bigakomunikana. Ni nako batangiye kuvuga ngo les ondes de chaleur et de magnétisme. Magnétisme ni biza kuvamo magnétisme ikururana, yaza kuvukamo ibyo bita ikururana. Ikururana nza kugaragaza. L'univers file un prix d'énergie. Univers irayibona ni iki kirere cyo universe yuzuramo energy, zindi imbaraga z'umwuka ziturutse kuki? Kuko isi yari itangiye kuba vibre. Urumva? None reka nkwereke, ntuzi hari izi mashini zikora imihanda, hari iyo bita compacteur, hari izo bita bulldozer ni harura, hari icyo bita mu mashini bitambuka, hari icyo bita niveleuse nigenda itunganya iharura. Urumva? Umuhanda ukamera neza, ariko bulldozer niyo yabanje kwerekana aho umuhanda uzanyura. Noneho hazamo niveleuse, nyuma ya niveleuse hazamo icyo bita compacteur gitsindagira aho giciye n'inzu iri aho hafi, niyo wicayemo wumva inzu itigita. Icyo bita donc la force vibratoire, cyangwa se icyo tubagifatira nk'urugero rw'ikitegerezo ku by'umwuka yakoze mu isi. Ubwo nawe yaratambutse, bavuze ngo les ondes de chaleur et de magnétisme zarazamutse, umwuka w'Imana aciye ku isi, zirazamuka ziratangira zikwira ikirere, habaye ikirere. Bavuze ngo l'univers file un prix énergie, ikirere cyose kinjiye mu mwuka. Ndakomeza. C'est à son mouvement que la terre se mise à tourner sur son axe. Ako kantu urakumva? Waba kumva? Mfasha tujyanemo. Umbe hafi. C'est à son mouvement que la terre se mise à tourner sur son axe. Igihe umwuka yatambukaga, nibwo isi yatangiye kwakira ubundi buzima. Muri ya création y'iminsi 6, turacyari muri création de 6 jours, dukomeza gusobanura mu buryo buzumvikana abantu bakagera ku gisubizo kiri exact. Noneho rero uwo mwuka ubwo yapuranaga, ili plane au-dessus d'eau, yagendaga hejuru y'amazi. Ubwo yakoraga si ukugenda atembera, ahubwo yari ari mu kazi arimo kurema.
noneho imbaraga za energy z'uyu mwuka zarazamutse, isi itangira kwakira ubundi buzima, itangira kwituruna, la terre tourne autour du soleil. Urumva ko isi ubwayo irazenguruka, sibyo? Hari mu kuremwa, niba ubyibuka ibintu byitwa kuremwa kw'inyenyeri n'izuba byabayeho ku munsi wa kane. Tuzabigeraho nabyo. Turi muri siyanse kugeza ubu niyo turimo, ariko ihura na Bibiliya, icyo bita evolution testicale. Ibyo abemera mana bakoze ubushakashatsi baciye muri syntax hebraïque. Niho ubushakashatsi bwavuye muri za kumurani, ibindi byavuye mu butaka, ibindi mu nyanja, ibindi odesu muri za grotte hirya no hino. Ntari buvuga uyu munsi wa none kugira ngo ababyumva babyumva, ariko byapfa no kuba ntibyana, nta nubwo bapfa kubyumva. ngira ngo nyamugani wawe, impamvu twafashe umwanzuro kugira ngo abantu bige ni buke buke, nta buke buke. Reka tuzakomeza ubutaha, igice cy'uyu munsi kirangirire hano. Impamvu ngiye kubikubwira abadukurikira, twakoze urubuga rwo kwigisha abantu no kubarizaho ibibazo. Iki kiganiro bazumva igisubizo cy'ibintu, bazageraho baryoherwa cyane. Reka ngushimire rero, naho ubutaha mu gace gakurikira, ubwo ni aka 6. Yego.